Hari inkuru zimwe umuntu yumva akabanza gukeka ko ari imigani cyangwa ikinamico yanditswe n'amahanga mu guhanga udushya, ariko hari n'izibaho mu buzima busanzwe ku buryo zigusiga wibaza aho isi igeze. N'imwe muri izo nkuru yahaye imbaraga umukinnyi wa filime akaba n'umuhanzi Rugaba Emmanuel, maze ayibyaza igice cya filime cyakuruye impaka n'ibitekerezo byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi ishize igice cya filime Inkomoko cyiswe Mbega imico mibi ya Rugaba cyahuriyemo Rugaba n'amadederi cyabaye bimwe mu byavugishije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagitangiye baseka, abandi bagasigara bibaza niba byakinwemo bishoboka mu buzima busanzwe. Icyakora nyiri gukina filime yemeza ko ibyabaye muri iyo nkuru bifite inkomoko mu buzima busanzwe. Rugaba yavuze ko iki gitekerezo yagikuye ku mugabo wamubwiye inkuru y'ibyamubayeho ubwo yari yagiye muri hoteli ashaka kwishimisha n'umukobwa Wicuruza. Uwo mugabo ngo yasabye ko amuzanira umukobwa mwiza, ariko ibintu bihinduka mu buryo atigeze atekereza. Mu magambo ya Rugaba yaravuze ati, ni inkuru numvise y'umuntu wagiye kugura indaya, agiye kuryama ahantu muri hoteli atumizaho indaya. Ntabwo haje umugore we, ahubwo haje umwishywa we. Uyu ni umwana wa mushiki we. Ni inkuru yamutunguye cyane kuko ibi yabibwiwe n'uwabigizemo uruhare we ubwe. Uwo mugabo ngo yamusabye kuzayikina muri filime kugira ngo ibisomo ku bandi. Nubwo iyo nkuru ariyo yabaye ishingiro ry'iki gice cya filime Inkomoko, Rugaba yavuze ko atayikinnye uko yakabaye mu rwego rwo kuyihuza n'inkuru ya filime no kuyongeramo ubutumwa. Muri iyi filime Rugaba agaragara nk'umugabo watumije umukobwa wo kwishimisha, ariko aho kugira ngo azanire urwo yari yiteze asanga bazanye umugore we. Niwe wakinnye ari madederi. Icyo gice cyasize abantu benshi batunguwe, ariko cyari kigamije gutanga ubutumwa bwimbitse ku bantu bashakanye muri iki gihe. Rugaba ngo yashakaga kugaragaza ingaruka z'imyitwarire bamwe bafata nkaho nta kitwaye, nyamara ishobora kubagiraho ingaruka mu buryo butunguranye. Uyu mukinnyi wa filime asanga inkuru nk'izi zerekana neza isura y'ibibazo biri muri sosiyete, cyane cyane ibijyanye n'ubusambanyi n'ubuzima bwo kwicuruza bukomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko no mu Rwanda. Nubwo bamwe bashobora kubona iyi nkuru nk'urwenya cyangwa inkuru ikwiye gukinwa muri filime gusa, Rugaba agaragaza ko witamutunguye kuko ari ibintu yumva bisanzwe. Dusenge Klenia ari nawe nyiri iyi filime Inkomoko uzwi nka Madederi muri sinema y'u Rwanda, yatangiye gukora filime ye bwite yise Inkomoko, igaragaramo abandi bakinnyi bafite amazina akomeye muri sinema nyarwanda nk'uyu Emmanuel Rugaba ndetse na Yaguze Cecile. Tariki ya 22 ukwezi kwa kane uyu mwaka, Madederi hamwe n'umuyobozi wa Zacu Entertainment inafite Zacu TV Neriwiriso bashyize umukono ku masezerano yo kwerekana filime ya Klenia Inkomoko kuri Zacu TV. Byitezwe ko hazatangira kwerekanwa iyi filime haherewe kuzimaze iminsi zitambuka kuri YouTube mbere y'uko bakora ku zindi nshya. Madederi ahamya ko ubushobozi yabonye muri iyi filime buzamufasha gukora ibindi bice nabyo byiza, kandi yizeye ko abantu bazakomeza gukunda ibikorwa bye. Madederi yamamaye muri sinema y'u Rwanda, ariko ubu ngubu asigaye afite filime ze bwite. Asanzwe amenyerewe cyane muri Papa Sava ya Niyitegeka Gracie cyangwa se Papa Sava, ari nayo yamwubakiye izina, ariko yanamenyekanye muri filime nk'Indoto, Kariza wa Karisa ndetse na The Bishop Family. Uyu mukinnyi wa filime aherutse no gusezerana imbere y'amategeko n'umusore witwa Rugamba Faustin wamenyekanye mu makipe ya ruhago atandukanye hano mu Rwanda. Dusenge Klenia na Rugamba Faustin basezeraniye mu murenge wa Munyiginya aha ni mu karere ka Rwamagana tariki ya 24 Werurwe 2025. Madederi yasezeranye n'uyu musore nyuma yo gutandukana na Ngiruwonsenga Innocent. Ni umugabo bari barasezeranye imbere y'amategeko 2017 ndetse banafitanye umwana w'umukobwa. Kora subscribe kuri Rwandalive dukomeze tubane.